Mwiriwe kandi abakunzi b'ibirari by'insigamigani twagarutse uyu munsi ngo tuganire ku mateka, tuganire ku migani, tuganire ku birari byayo. Ni imigani yasizwe n'abakurambere ariko kuko banditse tukayisoma tukayisangira. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku umugani abanyarwanda dukunda gukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho wumva umuntu abwiye undi ati yaragiye agenda nk'abagesera, cyangwa se runaka ni ibisanzwe n'ubusanzwe nyine agenda nk'abagesera. Ese uyu mugani waturutse kuki, wakomotse he, wavuye he? Turaje mu kanya tuwurambure tuwusome kugira ngo dusobanukirwe. Turabashishikariza gukanda aho hasi kuri subscribe niba utarabikora, kugira ngo ujye umenyeshwe imigani twabasomeye, umenyeshwe imigani turiho dutegura kugira ngo nyine uyimenyere igihe. Turagaruka mu kanya rero twumve imvano y'uwo mugani. Izuba rirarenze ngiriye imwe y'abashumba, inka z'iwacu ziratashye, abiriwe iyo bari nyakura. Agenda nk'abagesera. Uyu mugani mu kinyarwanda bawuciye babonye umuntu avuye mu bandi kandi bari kumwe, akanyonyomba akagenda adasezeye, nibwo bagira bati runaka cyangwa se naka agenda nk'abagesera. Umugani rero wakomotse ku munyabugesera witwaga Muganza uwo ngo yiyahuye muri Cyohoha, aho nyine ni muri Bugesera, ahahinga mu mwaka w'1400. Icyo gihe rero umwami w'u Rwanda witwaga Cyilima Rugwe we yari amaze gucyura umugore w'umwami wo mu Bugesera witwaga Nsoro Bihembe. Nsoro Bihembe rero ngo yari afite umugore witwaga Nyanguge, akaba nyina wa Kigeli Mukobanya. Aho rero ni naho havuye imvano yo mu Rwanda, baciye umugani ugira uti umwami uraguza yatsinze ubuguza. Nyine bavugaga yuko Nsoro yahugiye mu gisoro ariho abuguza, naho Rugwe agahora araguriza gutsinda Ubugesera. Nsoro rero umwami w'Ubugesera we yari afite umugaragu w'umutoni cyane akitwa Muganza. Bukeye u Rwanda rumaze gutsinda Ubugesera, Muganza nawe acikira i Burundi. Ahageze bamufata nabi, ajya Karagwe, aho ni muri Tanzania. Agezeyo naho bamufata nk'uko i Burundi bamugenje, naho arahava. Mu nzira agenda ngo aribaza ati ese mbigenjene ko ninjya mu Rwanda bazanyica kuko nari umutoni wa Nsoro. Apfa kwihangana asubira mu Bugesera. Agezeyo ahasanga umunyarwanda wahagabanya nyine by'ubutware ngo witwaga Gasigwa. Akoma yombi arangije ati Nyagasani mutware w'Ubugesera, nje kugukeza, uzandemere amaboko n'amaguru kandi umfashe, dore ntaho ndi. Nuko Gasigwa aramwemerera. Muganza agumya amuhakwaho kugeza igihe Gasigwa amugabiriye inka z'imbyeyi 3 ngo z'umuriro. Inka rero z'umuriro zari inka zo kuguha kugira ngo utangire ubuzima. Amaze kuzibona yongera kwibaza ati ubu ko ngiye guhakwa ibututsi kandi nari umugaragu w'ibwami, nzabigenza nte? Ubwo yavugaga ko nyine yari umugaragu wo kwa Nsoro kandi akaba yari umuntu ukomeye. Yegera Gasigwa aramubwira ati naragushimye kuko wampaye inka y'umuriro, none ndagusaba nkwinginga kuzangeza no ku mwami nyine Cyilima. Gasigwa abaza Muganza ati ese wabonye ko nanjye naguhatse nabi? Muganza ati icyo mbigusabira nuko wamungezaho nkishinganisha. Urabona mu Bugesera bampiga bavuga ko nari umutoni wo kwa Nsoro. Gasigwa ati humura nzamugushyikiriza. Bukeye basanga Cyilima aho yari ari Kigali. Bagezeyo Gasigwa abwira Cyilima ati nkuzaniye Muganza uyu yahoze ari umutoni wo kwa Nsoro, yansabye kumukuzanira ngo mwibonanire ngo hari icyo ashaka kukubwira. Hamagara Muganza. Gasigwa aramusohoza amugeza imbere y'umwami, arangije ati nguyu Muganza yansabye ko
nzamukugezaho ukamushinganisha mu Bugesera kuko bamwanga bamuhora ko yari umutoni nyine wo kwa Nsoro. Rugwe yumvise ko Muganza yari umutoni wo kwa Nsoro biramushimisha kuko namuhaka akamutonesha azamuyoborera Ubugesera. Yari abuzi neza, azi n'imico yabwo. Kirima abwira Gasigwa ati taha naho Muganza turagumanye. Gasigwa arataha asubira mu ngabo ze nyine zari mu Bugesera. Muganza asigara i Kigali kwa Kirima Rugwe. Arahakwa, ubuhakwe bumaze kunoga, Rugwe aramutonesha cyane kugira ngo azamuyoborere nyine Ubugesera. Haciyeho iminsi Kirima atumiza Gasigwa ngo aze kumwitaba. Gasigwa araza n'i Kigali. Rugwe ati nshakira inka 100 n'imisozi ubimpere Muganza. Gasigwa ati nibyo gupfa ubusa nzajya kubimuha. Kirima ati bizipfa ubusa bite? Gasigwa ati nuko wabinyaze Nsoro none ukaba ugiye kubiha mwene wabo. Ibyo rero Gasigwa ngo yabivugishijwe n'ishyari kuko yarabonye Rugwe atonesheje Muganza. Kirima abwira Gasigwa ati ntacyo bitwaye, nzabyirebera kandi nanjye nzaba mpari. Ubwo Muganza abona inka n'imisozi, akomeza n'ubutoni bwe nk'ibisanzwe. Gasigwa abonye Muganza atoniye cyane, ishyari riramushengura akeka ko nyine bazanamugabira nawe n'ibyo arimo. Nuko kuva ubwo Gasigwa agandisha ya misozi Muganza yayoboraga. Abuza abantu kugemurira i Kigali nyine kwa Kirima, ariko akabigira rwihishwa. Muganza yatumiza ingemu akazibura. Bukeye inzara imaze kumurembya n'abo bari kumwe, Gasigwa yoshya bagenzi be n'abagaragu ba Kirima ngo bazabwire Muganza bamukangisha yuko Kirima agiye kumutanga akamukurikiza Nsoro. Muganza amaze kubyumva ashya ubwoba n'abo bari kumwe. Niko gucika nijoro ryose ajya kwiyahura muri Cyohoha. Bukeye muri iyo minsi Kirima abaza abo bari kumwe ati ko nakibona Muganza abahe? Abandi bati yaratashye. Rugwe ati agataha amennye. Bamwe rero muri babandi bamugambaniye kandi bakamutera ubwoba begera umwami, barangije nabo baramubwira bati Nyagasani niko Abagesera bagenda, ese ntabyo mwari muzi? Kuva ubwo rero abantu babona umuntu agiye anyonyomba bakagira bati yagiye nk'Abagesera. Birasakara bigera no muri rubanda rugufi, igihugu cyose kimenya iyo mvano y'uwo mugani, bikomotse nyine kuri Muganza. Muganza waje gukangishwa yuko azatangwa n'umwami agacika nijoro akiyahura. Muganza uwo rero yari umunyabugesera, ariko ntabwo yari umugesera nk'uko abantu benshi uyu munsi tubikoresha tubyitirira Abagesera. Ngiyi rero inkomoko y'umugani aragenda cyangwa se yagiye nk'Abagesera. Kugenda nk'Abagesera rero bisobanuye kunyonyomba rwihishwa, ukagenda udasezeye cyangwa se ntibamenye aho waciye. Ngaha rero aho ducumbikiye umugani wacu w'uyu munsi. Uyu munsi twaganiriye ku mugani witwa ngo yagiye cyangwa se aragenda nk'Abagesera. Twabonye imvano yayo, twabonye yuko wakomotse ku mugabo witwaga Muganza. Muganza akaba yari umutoni wo kwa Nsoro, aho nyine hakaba mu Bugesera. Rero turabashishikariza gukanda kuri subscribe aho hasi kugira ngo mujye mubasha kumenyeshwa umugani twabasomeye kandi mumenyere igihe. Ngaho rero mugira amahoro y'Imana y'u Rwanda kandi turabakunda cyane. Inka ziwacu ziratashye, abiriwiyo bari nyakura, abimuhira barihanagura icyuya mu gahanga, dore umunsi uragiye, icyuya mu gahanga, umunsi urashize. Ukwezi kuracanye, inyenyeri nazo ziraje, ikamba ryazo rirazisaga, rirasabagira ku ijuru ry'iwanyu.
kirere cy'iwacu niko kabyino ngaho se